Yesu nashimwe inshuti z'Imana none ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nk'ibisanzwe ni Pastor Placide. Turacyakomeje kuganira ijambo ry'Imana, ijambo Imana ishaka ko tuganira uyu munsi none. Imana ihora dufitiye byinshi tugira ngo tuganire kandi kugira ngo twige kandi bigira ngo tugende twunguka uko bwije nuko bukeye, duhinduke abantu basobanukiwe neza ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo rirasobanutse nubwo abantu benshi bajya bavuga ngo ntabwo bisobanutse. Iyo uri mu mwuka Imana igusobanurira ijambo ryayo ukaryumva, kuko Imana yacu si ingome yo kudutega imitego. Ntabwo Imana yacu dutega imitego, ahubwo ibyo tubwira byose izi neza ko dufite ubutwari bwo kubishobora. Igituma tutabishobora kenshi bituruka ku mubi Satani. Mubi Satani waraza akavuga ati wowe bira uramutwara Imana yakwikoreje si uwawe, wari ukwiriye wa muturanyi wawe wano hirya, uriya niwe bishoboye nawe ukemera. Tuvuga ngo ngo buriya ngo Placide nibo babibasha, ngo buriya kanaka nibo babibasha. Urugero ntanze, ariko Imana ibizi neza ko ari wowe ubibashije kandi ko kurabibashije, kuko iyo ubigiyemo ubitabarukamo amahoro, intsinzi ikagaragara, kuko wowe n'Imana mubijyanamo. Imana yafashe Abisirayeli irababwira ngo mwambuke inyanja. Bageze ku nyanja babona bareba hirya, babona inyanja, barebye inyuma babona Farawo arabakurikirana cyane. Imana ibwira Mose iramubwira ngo reba ikiri mu ntoki, n'icyo ufite mu ntoki. Aravuga ati ni inkoni, irambike hejuru y'amazi. Amaze kurambika hejuru y'amazi, amazi acikamo kamwe barambuka. Imana izi neza imbaraga zawe, izi neza icyo ufite kibasha kugucisha aho hantu. Niyo mpamvu nikubwira ngo uguruka uzahita uguruka, kuko izi neza ko ufite amababa. Nikubwira ngo bura uzahita ubura, uzakora uko ushoboye uzahita ubura, kuko Imana yizi neza yuko ikiri ngombwa ari uko wemera gusa. Iyo wemeye nayo yemeza abantu batemera ku byo ukoze wabasha kubishobora. Tujya kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo uyu munsi none twige uburyo bwiza bwo gusaba Imana. Uburyo bwiza bwo gusaba Imana. Ni ubuhe buryo bwiza bwo gusaba Imana kugira ngo igukore bya bindi wifuza mu buzima bwawe? Ko hari ibintu byinshi wifuza ku Mana. Ni gute wabigeraho? Ese wabigeraho ute? Ese ni gute umuntu abasha gusaba Imana ikabona? Yaravuze ngo muravuga ngo ijambo ry'Imana ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Niko ijambo ry'Imana rivuga, kuko musaba nabi. Nimusaba neza muzahabwa, ariko imisabire yanyu ni mibi, kuko ibyinshi mubisaba mushaka kubyayisha irari ryanyu, kuko mushaka kugira ngo mwereke abantu yuko mwaguze imodoka nshya, kuko mushaka kwereka abantu ko mwambaye neza, mushaka kwereka abantu ko musigaye mufite fresheri, mushaka kwereka abantu ko musigaye mutandukanye kugira ngo babemere, atari igihe mushaka ko bemera, mugashaka ko babemera ko namwe hari icyo mwageraho, kandi ari njye ufite icyo ageza ku bantu, kugira ngo muvuge ngo twebwe twari ibyo twakoze, kandi ari njye ukorera mu bantu, kugira ngo mwirate mwihimbaze kandi mubereho kumpimbaza. Satani nta kindi kintu cyamukuye mu ijuru, nshuti yanjye, nuko ashatse kwishyira hejuru. Ashaka kwirata imirimo y'Imana, imirimo y'Uwiteka ashaka ko yirata. Yari yaramwe n'Uwiteka n'ibindi byose atumvaga, byose byari byarimo n'Uwiteka. Yagombaga gukurikiza amabwiriza. Hari amasosiyete yavuga ngo amabwiriza arakurikizwa. Haleluya, n'amabwiriza y'ijuru akurikizwa, ntabwo umuntu yikora ibyo yishakiye. Imana igumugisha. Reka dusome muri Matayo ibice 14 16 ngo Yesu arabasubiza ati ngo nta kibajyana mube ari mwebwe mubagaburira. Baramusubiza bati ntacyo dufite hano keretse imitsima 5 n'ifi 2. Arababwira ati nimubinzanire hano. 19 ategeka ko abantu bicara mu byiciro. Arararama areba hejuru, areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura imitsima ayiha abigishwa be bayiha abantu, bararya bose barahaga, bateranya utuvungukira tw'imitsima dusigaye twuzura intonga 12. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo, ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu bita Antikristo ni umuntu wese uzavuga ko Kristo yaje ku isi atari umuntu. Yesu yari umuntu kandi akaba n'Imana. Ari nayo mpamvu ububabare bwose ducamo ku isi na Kristo yabuciyemo. Ni nayo mpamvu iteka ryose ahora tunihira adusabira imbabazi, kuko azi ibiturwanya ko nawe byamurwanyije. Yenda wambaza ngo Kristo yarwanyijwe ryari? Simwe mujya muvuga ngo muca mu bigeragezo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yajyanywe mu butayu kugeragezwa n'umwanzi.
ageze umwaza amugerageresha kuza aravuga ngo niba uri umwana w'Imana afata umugati urya. Sinzi aramugerageresheje. Ubwa kabiri amugerageresha icyubahiro, amubwira ngo haranditswe ngo amugeragereje ubushobozi buri muri we kuko arabuzi neza. Umenya nkunda kubwira abantu ubushobozi turimo burakomeye cyane, Satani abuzi kuturusha. Hango haranditswe ngo simbuka, ngo kuko izagutegekera abamarayika bakuramira ujya kubita ikirenge kwibira. Ambwira ati ariko haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Aho hantu mbwira gusimbuka genda hamanuka n'amaguru nkagera hasi. Si ngombwa ko simbuka. Cyo bikoze ndamuka nyereye, Uwiteka azansama kuko nanyereye. Amugerageresha icyubahiro. Cyo ni ikintu cya gatatu. Amubwira ngo haranditswe ngo aravuga ngo ubwami bwose narabugabanye bwabaye ubwanjye. Uramukundamije ndabugwa bwose. Amwanda ariko harananditswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera wenyine yonyine, ntuzakore ikindi kintu cy'ikirwamana. Ibyo byose abicamo. Navuze ngo tugiye kuganira ku kintu cyo gusaba neza. Njya nkubwira ko Yesu yari umuntu 100% kugira ngo ejo utazavuga ngo kuko yari Yesu niyo mpamvu yagira yahoraga iteka ryose icyakoze agikora ku bwanjye nawe kugira ngo ibyo akoze tuzabyigane namara kugenda. Aravuze ngo nintagenda umwuka wera ntazaza. Yesu kugenda kwa Yesu gusubira mu ijuru nicyo kintu gituma kano kandi ufite agaciro. Yaza kuba kirana ku isi n'agaciro gufite kuko yoherejeho umutagatifu cyangwa umwuka wera. Ngo abantu bashonje bagiye kugenda bavuga ngo naba rimwe mu bagaburira. Baramubwira ati reka ntacyo dufite, babwire bagende rwose nge ntanaho mpuriye nabo, reka bagende bekundushanije ngo ni bimwe mu bagaburira. Ariko bati ntacyo dufite ifi eshanu n'imigati 2 hano, ati nimubinzanira hano mbereke uburyo biri bugende. Ngo arararama areba ku ijuru arashimira. Gusaba kwiza kwa mbere no gushimira ibyo ufite. Iryo ni ryo banga ryo kugira ngo ugire ikintu ubone. Gusaba kwiza kwa mbere no gushimira ibyo ufite. Ariko irindi sengesho mwabonye yasenze mufite bibiri wanyu ntabwo yigeze avuga ngo data mpereza ibyo kurya. Yaravuze ngo ndagushimiye data ko waduhaye imitsima ukaduha n'amafi bikabira ahangaha ku isi. Ariko ni biki uri kubibona ko ari bikeya nawe rero byongeye. Haleluya. Ngo ifi ziruzura imigati iruzura ngo abihereza abigishwa be nkuko nawe yaguhaye impano yawe ku giti cyawe hari ikintu yaguhaye. Aravuga ngo mugende muhereza abantu nkuko nawe gutuma mugira icyo uha abantu n'igende icyo bamarira. Ntabwo ubereye aho ngaho kugira ngo urye unywe ukora akazi ubeho igihe nikigera upfe. Hagari cyo rero hari ikintu Imana yagushyiriye kuri iyi si. Cunga sana. Ntabwo abantu babereye kugukoramo akazi nawe ufite akazi ugomba gukora. Arangije aravuga ngo ndagushimiye. Arangije bihereza abigishwa be baragenda bagaburira abantu bararya barahaga. Ngo barangije bafata utuvungukira baraduteranya. Ikindi reka nkubwire ikintu cyose uzasaba Imana ikakiguha ugishimiye ugashimira Imana tunagushimira Mana yuko birana biri ejo undi wabikoze ugakora ibi n'ibi igahitira bigasanga hari n'ibindi itarakora ikavuga mbigukorera. Ikizavamo cyose ntuzigere ukipfusha ubusa. Yafashe utuvungukira natwo basigaje baduteranya twuzura inkangara 12. Baraturiye ntabwo batujugunye kuko iyo bari bijugunywa babyarajugunywa aho ngaho. Nta kintu cy'Imana cyo gupfa ubusa gihana inshuti yawe. Gupfusha ubusa ni icyaha kuko ibyo ushaka gupfusha ubusa abantu babikeneye kandi babibona bagashima Imana kurushaho kwishima kuko ubona ari ibintu bisanzwe. Ntabwo urumva umuntu ashima ko yariye. Ntabwo urabibona wowe avuga ngo ndashimira Imana ko nariye mu gihe wowe urya ukamena warya inkoko ukamena amafi waba wariye amafi ukamena isambaza. Byose ni ibintu bihenze. Warya inyama z'inkoko ukamena iz'inka. Yesu yarashimye aravuga ngo data ndagushimiye. Nawe ufata igihe cyawe ushimira Imana ibyo yaguhaye kuko igihe cyose uri aho ngaho ibyo ufite byose ni ibintu Uwiteka yaguhaye. Nubwo wavuga ngo narabikoreye hari abantu batabasha gukora kandi utarusha ubwenge. Hano afite diplome birigo bazisengera baguze uko bazigenza kandi ugasanga nayo wize n'ubundi watsindiraga ku mwamba ariko niwe wicaye mu mwanya mwiza ahantu ukora heza kandi ameze neza. Kubera iki? Kubera imbabazi z'Imana. Nshuti yanjye niba ushaka gusaba Imana shimira Imana. Fasha abandi bantu kubyo bakeneye ufite badafite. Hari ibintu ufite abandi bantu badafite.
uburyo bwa mbere bwo gushima n'Imana no guhereza abantu yarabisabye arabishimira bihereza abantu. Kwirirwa wisabira ibyawe usaba uvuga ngo ngewe Mana, wajya gusengera abantu ugatuvuga ngo Mana umugabo wanjye, ubwo kandi ngo wajye gusengera mu murimo w'Imana, umugabo wanjye Mana, Mana yanjye umugabo wanjye, undi nawe umugore wanjye, abana banjye Mana bajye batsinda, ugashiduka uri gusengera abana n'umugore wawe. Ni byiza kubasengera ariko ujya wibuka yuko utavukiye icyo cyumwe. Ijambo ry'Imana ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Niba nta muntu urakura mu makuba, ntabwo urashyizika ku ngingo yawe, kandi ubushobozi bwabyo bufite. Imana yaturemanye imbaraga zidasanzwe, ituremana ubwenge, iravuga ngo nimureke tureme umuntu usa natwe. Nshuti, wari uzi ko usa n'Imana? Rekana n'abandi bakubwira ngo basa gutyo murasa nabi, hano ngo sigaye narashaje, ngo nta freshen ngifite, bamaze. Nturavuze ngo ko umuntu w'inyuma arushaho gusaza niko umuntu w'imbere akomeza kuba mushya. Umuntu umwe aravuga ngo umugabo ngo ni nka vino, ngo uko isaza niko irushaho kuryoha. Nshuti yanjye, ntugapime ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Imana yacu rero ihabwa icyubahiro kandi ishimwe. Ntabwo ndi butinde uyu munsi wa none nk'ibisanzwe uri Pastor Placide. Ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo dukomeze tujye tuganira ijambo ry'Imana. Imana izajya ikomeza tugira neza, kandi ngewe nawe dufatanyiriza hamwe kugira ngo duhimbaze Imana yacu yabwa icyubahiro, kuko ni Imana ishobora byose, kandi Imana ikomeye, kandi Imana idukunda, kandi Imana itwitayeho, ikwitayeho kurusha kera, kandi iri kumwe nawe kuruta uko yabaye nawe kera hose. Kugeza uyu mwanya wa none iri kumwe nawe, izahorana nawe, izakomeza kugukunda. Urukundo rwayo ruri kuri wowe, urukundo rwayo ruri ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe. Imana rero umugisha, kora share na subscribe, ibindi bisigaye Imana idahana umugisha. Shalom shalom, ndabakunda mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muvuge muti amen, amen, amen.